So ni ukuvuga ngo ahangaha urubuga rwacu ruri gukora neza, kategori zose zirakora. Twashyizeho urabona ama article agiye atandukanye, asa neza, yaba ay'ubuzima, muri economy, muri tourism. Noneho hano hasi hakaza noneho ayandi ma article agiye asanzwe, noneho yamara kuba menshi agahita akora pagination cyangwa se nyine amapaje, ku buryo hano niba dushaka kudisplayinga wenda enye, dushobora no kudisplayinga 8 cyangwa 10. Ariko still n'ubundi biragaragara neza yuko urubuga rwacu muri design ku buryo ki rushobora kwa attracting abantu cyangwa kubona abantu barwishimiye, ntago rurageraho neza. Reka turebe niba hari uburyo ki nanone twabaza Claude Code, noneho ikabasha kuba yadufasha kurugira urubuga modern. So ibyo ngibyo kubigeraho, n'ubundi turafungura VS Code yacu hahandi twari tugereje, n'ubundi tuze muri prompt, maze turaza ahangaha muri Claude Code, noneho dushyiremo indi prompt. So ndayibwiye nti I want to add those features, no kuvuga ngo nshaka gushyiraho ibindi bice ku rubuga rwanjye mfite ruri inactive. No kuvuga ngo kugira ngo itagira ibintu byinshi ihinduraho ikajya kumpereza code zo gutangira kandi already urubuga ruhari, ndibuze kumentioninga cyangwa ndibuze kuyibwira yuko urwo rubuga ruhari ari newspaper runakora. So noneho nyibwira impe guidance y'uburyo ki step by step y'uburyo ki nshobora gukora amelioration ku buryo noneho urwo rubuga rugaragara neza. So narimpereye hano kuri homepage layout. So nayibwiye ngo ime izimeze ziri grid based magazine nka newspaper nkuko ibinyamakuru bindi biba bimeze. Noneho features ya story noneho igire na hello image cyangwa se image ya hari imbere ibe ari nini. Noneho ime breaking news, noneho inkiriho n'amakategori meza, wenda amakategori kubera ko n'undi ni njyewe ugenda yishyiriraho ahangaha, reka nyakureho kuko n'undi turayashyiriramo inyuma, ariko tuyagumishijeho byaba ari byiza. Noneho kugira ngo njye n'undi njye inyuma ninyuzuzamo aze aho muri design cyangwa se layout yayo aze ameze neza. So noneho kuri typography ndayibwira inkoreshereze izi font zigezweho mu binyamakuru, noneho igenda impereza no mu buryo ki ibinyamakuru ubona kuntu nk'inyuguti ibanza bari nini cyangwa isurinye ifite underline wenda y'irindi bara. Noneho inkiriremo na graphical design ku buryo ki amafoto agira illustration, ku buryo ki yagira gallery, ku buryo ki amafoto yagira zoom in zoom out, ibintu nk'ibyo. So noneho wenda reka kugira ngo tutayiha ibintu byinshi, reka nkureho iyi CSS yo kugira ngo urubuga rube rwaba umukara cyangwa light, tube tubiretse. Noneho interactive element kiremoho parallax kuri uzamura ikindi kintu kikaza gisanga ikindi hejuru, cyangwa se uburyo ki bwa 3D D3GS ni uburyo ki noneho ibintu n'ubundi ubu bibona biri ari nk'ibintu bifatika, niba ari nk'umubumbe ukaba wikaraga nk'umubumbe ubona ko ari umubumbe na animation, kugira ngo turebe niba noneho bishobora noneho guhindura ibara. So reka ndebe, noneho urabona nayibwiye inkorere full width feature image, ku buryo ki image iragiba full igafata ku gikuta ku rupapuro rwose igihe dufunguye article. So noneho reka nyibwire
impereze wenda reka n'iyi ngiyi zino addition zo kuvuga wenda za archive mbe nzikuyemo cyangwa downloadable kubera ko byaza kudutinza. Reka ngiyi nayo mbe nyikuyemo kugira ngo nyibaze bikeya. N'ibi ngibi ninjye ugomba kubyikorera, noneho igire inspiration muri bino binyamakuru. So reka noneho nanone mbaze Claude, noneho turebe step iduha aba arizo duhita dukoresha muri VS Code. So reka dutegereze turebe. So ni ukuvuga ngo ikinyamakuru cyacu kimeze neza, kiri gukora neza, kirafunguka, article ukazisoma neza, ndetse n'ama related articles akaza hasi. Tuvuge niba uri gusoma ibigendanye n'imikino, n'ubundi inkuru z'imikino zikahita ziza hano hasi. So reka dukomeze turebe. Ndi kubona ahangaha itatangiye, reka refreshinge. maze twohereze turebe. So ahangaha igiye kutwereka uko turabigenza. Ahangaha itangiye kunyubakira ibintu bishyashya kandi ntabwo ari byo nshaka. Ngomba kuyibwira yuko ndi gukoresha Claude Code. So noneho kugira ngo ibashe kumenya yuko ndi gukoresha Claude Code, noneho aho kugira ngo impe code ndebe ko noneho igenda ima step by step, kuko step nizo nshaka, ntabwo nshaka yuko kongera gutangira bundi bushyashya. So ni ukuvuga ngo iyi niyo ya mbere ngiye gutangira nyiha Claude Code, ndebe icyo ibikoraho. So ndayibwiye implementing professional newspaper typography. Hano reka turebe ko irazibona ziriya font. So wenda mu gihe iri kutwubakira twaba tunyuramo muri makeya tukamenya zino code zose icyo zivuze. Ni ukuvuga ngo hano mfite aho media amafoto ndi gukoresha, nanditse ikinyamakuru agomba guhita azamo hano.
muri media, and ikindi hano ni news app, ni ukuvuga ngo ni application twashyizeho nk'uko iyi Django iri powerful, ifite imbaraga, ugenda ushyiraho ama application ushatse. Ubu nshatse ahangaha nshobora no guhita nshyiraho na application yo gucuruza nk'imyenda n'urugero cyangwa ibindi bintu, nayo ikaza ari iduka rifatiye kuri kino kinyamakuru, ntiriwe njya kubaka ku ruhande ukwayo, no, nkaza nkahita nubakaho ikinyamakuru. Ifite imbaraga zo kubiterura byose, iri powerful, so ku buryo noneho abantu baje gusoma kino kinyamakuru bashobora no guhita bagura ibintu, baguraho bakishyura. So nk'uko uri kubibona, iyi ni news app. So iyi ni migration twakoze twohereza muri database. Izi ni template za biriya tubona imbere. Na dufunguye category details, ibwira ajya kuri details, ibizaneho category, article, homepage. So aha ni admin abona iki iyo agiye ku rubuga rwa admin. So models, iyi ngibi nibyo bijya muri database, ni ukuvuga ngo niba category ifite izi entries, izo nizo zigenda zikiregistra muri database. So iyo nitujya muri database, ibyo turaba twagiyemo byose turajya tubisanga munsi y'izi ngizi. So URL ni nk'imihanda yo kugenda iyobora, ukanze ahangaha nibijya aha, ni nk'umuhanda. Noneho view ni nka logic, ni nk'ubwenge, noneho uko ibiri wayibwiye ngo igitekereza gutya. So niho haba hari logic muri view. So noneho nitujya muri folder ya newspaper, nta kindi gishya kirimo, ni settings, ni imihanda. Muri settings nta kirimo, ni secret key. Iyi secret key uba ugomba kuyihisha kure, so cyangwa se wajya ku deployinga ukayihindura. Nubwo wajya kuri Google ukandikaho Django secret key generator, wa generatinga indi secret key. Ndibaza ari imibare n'inyuguti bivangavanze biri hejuru ya 32. So noneho debug, ugiye kuyigira ugomba kuyigira hano iri true, igomba kuba false. So kugira ngo hatagira umuntu ushobora kuba yakweditinga ikinyamakuru cyawe kiri online mu buryo utashaka. So ugiye kuyideployinga igomba kujya kuri false. So nangaho urabona bavuze security warning, don't run with debug turned on in production. Ugomba kuyigira fast, ko nta muntu ugomba kuyigira. Allowed host, ugomba kumenya yuko hano uri buze kwandikamo ama domain name uyemereye ko yajya ifungukiraho. Nitugera kuri production byose turabireba. Aya application, no kuvuga ngo wenda nongeyeho application yo gucuruza imyenda, nayo mba ngomba kuza nkayishyiramo hano. So izi middleware ni za security n'ibindi Django ikoresha, nta kintu tubihinduraho cyane. Root ingiyi igomba kuba iri hano, ntago ihinduka. Ihindutse ntago urubuga rwaza kugenda. Hano ni hahandi twashyize kugira ngo ijye ibasha gusoma ama template yacu, igenda yinjizamo. So database turi gukoresha SQLite 3, ariko muri production nkunze gukoresha Postgres SQL. So nabyo nitugera kuri production turareba uko bigenda. So aha ni time zone. Ubu hano ni ukuvuga ngo ndi gukoresha icyongereza cyo muri USA language code. Nshatse nayigira n'urundi rurimi nshaka, nk'igifaransa se uko mbishaka. Time zone ushatse naho ushyiraho aho ushaka bikurikije naho uherereye. So static, ibingibi ni ibigendanye no kubika
static file. Iyo tuvuze static file ni zino za CSS, za HTML, na aho dushaka yuko zibikwa niho zigomba kujya, na media tukamenya nuko media nazo zigomba kujya ukwazo, kubera ko niba tugiye kudeployinga bigomba kuba bitandukanye, kubera ko niba hari upload igiye kubaho iba iri buze kubera kuri form. Niba ibera kuri form, either niba ari media cyangwa data, hari validation igomba kwemeza data cyangwa se ikemeza ko ari media. So media rero tuyifashe tukayivanga n'izi static file arizo za HTML, biba byoroshye yuko abahaka bashobora kuzana ikintu kimeze nka media bakacyohereza ari media, kikagenda kikajya muri static file z'ama CSS na JavaScript, urubuga bakaba baruhakinga. So media ugomba kuzishyira ukwazo kugira ngo n'ikinyamakuru kijye kimenya ahantu gihita kijya kuzana media igendanye na article mu buryo bworoshye. So in terms y'urubuga kugira ngo running na in terms of security, ibi bibiri biba bigomba kuba bitandukanye. Si editor ni iriya idufasha kwandika article aho kugira ngo amagambo aze ari asanzwe, ikaba yadufasha kuyagira bold, gushyiraho quotation, gushyiraho utuntu tugiye dutandukanye. So nibyo ngibyo. Reka noneho urabona yuko iri kutubwira ko yamaze kubishyiraho. Reka turanenga urubuga rwacu nanone turebe niba ruri kugenda. So ni ukuvuga ngo ruri kugenda, nta kibazo cyabayeho. Reka tujye ku rubuga noneho turebe uko rumeze. Reka refreshing. So nk'uko ubibona yagerageje, urabona yagiye igerageza kugira font ya hano imbere, urabona yagerageje hano turi kuri ya article, urabona iyi article yagerageje kuyigira neza nk'uko nababwiraga, igatangiza, niba ari inyuguti itangiza ikayigira nini, ikafata inyuguti amaheda ikagenda iyagira manini, irangije iduciramo amakoloni columns abiri, iy'iburyo n'iy'ibumoso. Well, abi ni sawa. Urabona yagerageje gushyiramo akantu kagaragaza ko koko ari ikinyamakuru gifatika. So reka turebe, urabona na hano imbere font yagiye izihindura, izigira neza ku buryo ubona ko vraiment ari ikinyamakuru cyiza. So n'amaheda urabona yagiye yagira neza, urabona font yazihinduye izigira neza. So far it's good. So far it's good. Ndabona ngiye bimeze neza pari raporo nuko byari bimeze kare. Turebe wenda iyi ngiyi. So ni ukuvuga ngo urabona hano yagiye dushyiriraho ngo this is where comparing code from the article would appear to engage readers and highlight key points. So ni ukuvuga ngo ibi ngibi birajya biza biturutsemo inyuma. So reka noneho dukomeze, reka tuyihe ibindi. Twayihaye kano ka mbere gusa, reka noneho tuyibwire idukorere no kuri front, kuri home page, turebe ko nacyo hari icyo ihinduraho. Reka tuyihe iyi, turebe kuri home page ko naho hari icyo ihinduraho. So ubwo imaze
kuyigira reka tujye ku rubuga turifreshinge turebe ko hari igihinduka. So ikigaragara cyo news article is featured, so bishatse kuvuga ngo hari migration tutageze. Turagaruka hano noneho twandike Python to immigrating, tuyoherezeyo, yagezeyo, tugaruke turifreshinge. So yakunze, reka tujye imbere. Imbere ntago hameze neza, yakoze improvement ariko home page ntago yayigeze neza, ntago iri impressive nkuko iya mbere yari imeze. Kandebe ko hari izindi improvement yakoze. Nta zindi improvement ndi kubona, nta zindi improvement ndi kubona yakoze. So ahangaha icyo ndakora ndayirivetinga. So ndayibwiye inkorere revert isubizeho home page nari mfite mbere, kubera ko layout yayo niyo yari nziza kurusha iyi ngiyi dufite. So I'm not happy with this layout kuri home page, so reka tuyibwire iyisubize uko yari imeze. Yes, I will revert to previous homepage layout that you preferred. Let me restore the original design. Reka isubizeho inyuma maze turebe. Turebe prompt irakurikiraho. Reka wenda tugerageze gushyiraho iyi paradox na sign up section. Ku buryo umuntu ashobora gushyiraho comment. So paradox, smooth scroll, noneho best template turayifite ntabwo ari ngombwa. Newspaper turayifite. Yes, successful submission, email validation. Wenda nicyo twakongeraho ni comment section, comment form. So nitumara gushyiraho biriya ndibaza urubuga ruraba rurangiye.
so irarurangije, reka turebe uko rusa. Yes, yarusubije uko rwari rumeze. Ndibaza gutya iyi layout niyo nziza par rapport n'iriya yari duhaye, kubera ko iyi yerekana front, ikaduhereza breaking news, ikaduhereza live, noneho ikaduhereza iyi layout y'amarticle 3 n'indi hano, noneho n'andi asanzwe hepfo. So I'm happy with this one kurusha iriya yindi yari duhaye. So reka noneho ndebe twongeyeho iyi parallax scrolling, smooth scrolling, update home page with necessary newspaper sign upping. Reka noneho turebe nituyihereza ibingibi icyo biri buze kubyara, noneho turahita tureba niba ari bwo ifite improvement noneho kurushaho.